Bien-aimé, mwese aho mutaraniye mu bihande bitandukanye, ndongera kwifuriza isabato nziza aho muri mu bihande bitandukanye mwese. Hari hashize igihe kitari gitoya ntaboneka, kubera impamvu ziba zitanturutseho akenshi. Nigeze kugira ibibazo by'ubuzima bikubitiraho, noneho guhita nyuma yaho mpitira mbona umwanya wo kugira abandi nanone nagombaga guterana nabo kenshi kugira ngo nabo ngire ibyo mbungura. Ariko namwe ntabwo nabibagiwe, mwe aho muri bihande bitandukanye kuko n'ubu nahozaga ku mutima. Ndetse ni nabwo byatumaga rimwe na rimwe ngenda boherereza bimwe mu byigwa twagiye tureba kugira ngo nibura mube muri kongera kubisubiramo. Noneho ubwo nizere ko mushobora kuba mwaramaze hari urwego mwamaze guhagararaho mugezeho, rukaba rugiye gutuma noneho tugiye gukomeza kurushaho kujya mbere muri rwa ruhererekane rw'ibyigwa byacu, uburyo tugomba kwiga ibyanditswe byera, amahame yo kwiga ibyanditswe byera, tukareba ingingo zari zigeze tugakomerezaho. Ubwo rero ndabararitse rwose ubwo tugiye gukomereza aha ngaha, ubundi tuzaba no muri minsi iri imbere tuzageza ku noneho uko Imana izabishima kurushaho kugenda twihuta kugira ngo turangize uru ruhererekane, kuko hari byinshi cyane tugomba kwiga, hari byinshi cyane dukeneye kuzarebera hamwe. Nuko rero mureke tubaze twishyire mu biganza by'Imana, dushimire Imana ku bwo yongeye kuduha nanone uyu mwanya no ku buryo nanone yagumye kutuyobora aho turi hirya hino. Data wera, mwami Imana yacu, uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Turagushima Data ku bw'uyu mwanya, umunsi wera w'isabato uduha kugira ngo intekerezo zacu twongere tuzerekeze ku by'ijuru, twongere turebe duhore buri gihe cyose dutekereza kuri uriya munsi waduteguriye, umunsi tuzaba turangije imirimo yacu muri iyi si, umunsi tuzaba tugomba guhura nawe mwami wacu tunesheje iri rugamba rwo muri iyi si rurangiye, imirimo yacu muri iyi si irangiye, ubwo ikiruhuko twasezeranye mu ijoro kizaba kigeze igihe cyo kugira ngo tukinjiremo. Turakwinginga Data rero kugira ngo aho dutatane mu mpande z'iyi si, hari benshi cyane nabo kuko bakeneye gusobanukirwa n'ubwo butumwa bwiza utuhamagarira bwo kugira ngo turusheho kujya mbere. Nubwo bwose Data tugenda duhura n'inyigisho nyinshi zitandukanye, niho aho hantu tuba dukeneye ubwenge buva mu ijoro kugira ngo dushobore gusobanukirwa, kugira ngo tutagwa mu rujijo. Nizo mpamvu gusaba kugira ngo ibi byigwa duteguriye nabwo byo kugira ngo dusobanukirwe n'amahame yo kwiga ibyanditswe, ndakwinginga ngo ugumye kutuyobora no kutwigisha buri wese kurugeragezeho kumwegera. Ndakwinginga mu mitima yacu yezwe nawe kugira ngo dushobore kwakira ibyera utugenera, imigisha utanga ku bw'uyu munsi wera nawo yo Data ntidutambukeho. Ni nako nsabira itorero ryawe muri rusange aho bari hirya hino bose, abo bose Data duhuriye muri ubu murimo, muri iyi nshingano yo gufata ibendera ryawe tukarigaragariza hose, tukayobora abantu mu nzira yo kwera no gutungana mu kuri. Ibyo ndakwinginga kugira ngo Data utweze kugira ngo dushobore gusohoza iyo nshingano. Ndabigusaba nk'umwana w'umuntu uri mu ijuru Data uzi ibintu byatugira umumaro, ubitwongere mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Nk'uko rero twari turi kubivuganaho, ni uko dukeneye ko dusobanukirwa n'uburyo tugomba kwiga ibyanditswe, kuko mwibuke twabonye amagambo twaheragaho yose atubwira yuko Imana yarinze ijambo ryayo, yarinze umucyo itugezaho, yarinze Bibiliya kugira ngo hatagira uzajya arorongotana mu nzira Satani aba yagiye, utuyira dutoya Satani agenda aca hirya hino, ahubwo buri gihe cyose tuzajya duhora duhanze amaso kuri iyo nzira y'ukuri, uwo mucyo Kristo atuyoboramo. Uwo mucyo rero ariwo uzakomeza kutuyobora, kandi natwe tuzashobore turebe ibimenyetso biri kuri iyo nzira, dushobore kugenda kugira ngo tutayoba.
ubwo rero amahame tugomba agomba kudufasha, eh, twavuga ko aya mahame akenewe mu buryo, eh, uko twari twabonye amahame, ihame twaheruka kurebaho ryari ihame rya gatandatu. iri hame rya gatandatu bari gata- iri hame rya gatandatu ryatubwiraga ukuntu ibintu bizagaragara mu gihe cya nyuma, Imana iba yarabanje kugenda ibyerekanira ahantu aha n'aha. Twafashe nk'urugero rwo kurimbuka kwa Yerusalemu, ibyo tubona muri Matayo igice cya 24, batubwira yuko ngo ni ibitwereka, eh, eh, batubwira ko ukurimbuka kwa Yerusalemu ngo ni ibitwereka uko n'isi nayo izarangira. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo twarebeye aho ngaho, ibyabaye muri uwo mwaka 70, ni hari ibyo tugomba kwigiraho. Harimo ishusho tugomba kubona y'ibizaba mu gihe cya nyuma. Ni nako nanone nababwiye, nongeye kwibutsa yuko abira mu bihererekane by'amateka yaranze ba Mirere, bariya mu mateka baranze ba Mirere mu gihe cyabo cy'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Twabonye yuko uriya mugani w'abakobwa 20 b'abakobwa 10, tubona muri Matayo 25, umugani w'abakobwa 10, kuriya mugani wasohoye muri kiriya gihe, ariko ukazongera kuzasora mu buryo bwuzuye muri igihe cyacu. Hari ibimenyetso byinshi nanone tubona, iyo twiga nk'ibyanditswe, turebeye hariya cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe, ugasanga batubwiye uruzi Ofurate, bakatubwira ibya Babuloni, bakatubwira ibya Arumagedoni. Ibyo byose hari bihari byarabaye, no mu byanditswe byose. Nk'izo ni ingero uvuga ngo zabereye aho hantu, ariko noneho twebwe mu gihe cyacu cya nyuma, nk'uko bivuga birimo noneho mu gitabo cy'ibyahishuwe, kandi ari wo mucyo mu gihe cya nyuma turimo, noneho tukabona ko nk'aya magambo ariko bakayagarura, akongera akagaruka mu gihe cya nyuma mu byahishuwe. Ni uko ibyo bintu biba byarabaye muri icyo gihe cya kera, iyo za Babuloni n'ahandi hose biba bigize bite, biba noneho tugomba kuzongera kuzabona ibindi nanone muri iki gihe cya nyuma, ariko noneho byo bikaba bireba isi yose, atari ukuvuga ngo bikureba umusozi runaka cyangwa se bikureba umujyi runaka, ahubwo Imana ikaba yaragiye iduha isomo ry'ibyabereye aho ngaho, kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ibihe bya nyuma tuzaba turimo. Ibyo tuzanyuma twanyuzemo ingero nyinshi. Noneho rero ingingo y'uyu munsi yo noneho turi kureba ngo ubusobanuro bw'amazina dusanga mu byanditswe, abafite ubutumwa buyihishemo. Biratubwira yuko ubwo nanone niba tugiye kwiga ibyanditswe, tuzajya tubona amazina y'abantu Imana yagiye ikoresha, ndetse hari n'abayahinduriraga amazina, cyangwa se ugasanga nawe ushobora kusoma ugasanga Imana ikabwira umuntu uzamwite gutya, navuka uzabona uruhinja, uzasama, uzabyara umwana, uzamwite gutya, kubera ko Imana hari ikiri gushaka kuvuga kizaranga amateka y'uwo nguwo Imana yahagurukije. Ibyo nibyo tugiye kureberaho. Turagerageza kureba ingero nkeya, birumvikana kuko muri biriya hari amazina menshi cyane, ariko izo ngero nkeya zizatuma noneho ubwo twerekeza intekerezo muri ubwo buryo bwiza bwo kwiga, bwo kugira ngo turusheho kwimbika niba Imana yahagurukije umuhanuzi runaka, tumenye ko ikaba yamuhaye n'izina atari yanavuka. Ni uko icyo gihe uwo mwana azaba ari aho ngaho, n'abandi bazamutekereza bazajya bavuga ati uwo mwana yitwa nde, bazajya bumva mu izina ry'ubwime ko icyo rishatse kuvuga.
ndetse twebwe ubu turi kuvuga ikinyarwanda gutya nuko hari uburyo natwe tumenyereye kwita abana amazina, ukita umwana izina bitewe hari ubutumwa uri gutanga, ari ubwo uri guha se abantu bose muri rusange, ari ubwo se yenda se ukabana hari ikintu runaka cyabaye gitumye ushaka kugira ngo icyo kintu gihore cyibukwa no mu mateka. Mbese urumva twebwe nk'ibyo turabimenyereye, kuba tugira nk'amazina nk'ayo ngayo afite ikindi kintu ari gusura ari kuvuga. Ugasanga nk'ubwera ukabona nk'izina, kuvuga nk'izina ngo ntawe uruhunga, ubwo ni ukuvuga ngo umuntu hari ikibazo gihari cyerekeranye n'ukuntu impfu yenda zishobora urupfu rwabagezeho ikibazo cyane, akasanga se kuba wenda abana bakize, kuko hari ikintu wenda ari kuvuga cyerekeranye n'imibanire y'abantu yenda agiranye na bagenzi be, amazina nk'ayo ngayo. Natwe rero mu byanditswe hano mu Bibiliya tuzasanga amazina Imana yagiye itanga ifite ikintu iri gushaka kugaragariza abantu bose. Reka rero dutange uko mumenyereye twaba turi kumwe kuri Zoom, mbahe imaje uko bisanzwe twaba tuzaba tubigenza, partage l'écran. Ndaje gatoya ndabona hari eh, ko namaze igihe ntari gukoresha, harabaye cyari ze fonctionnalité zimwe bahinduye, ariko reka ngaruke n'ibindi image partage l'écran. Ubusobanuro, amahame yo kwiga ibyanditswe byera. Iyi ngingo ya karindwi nitubwira ubusobanuro bw'amazina dusanga mu byanditswe, abafite ubutumwa buyihishemo nk'uko ndi kubivuga mu mwanya. Reka rero turebe rero bimwe muri izo ngingo tuba dushobora kubona, ni uko ubwo ndagira ngo mbibutse ko ari ingingo ubwo ya kangahe, ingingo ya karindwi tugezemo. Nyuma yaho numva hari tuzareba ubundi busobanuro bwerekeze ku nyigisho z'iby'umwuka wera. Ariko iyi ngingo ndifuza ko yenda birangwa wenda ko tuyizayishyiramo ibice bibiri. Ntabwo nshaka kugira ngo ndize kubanire kuko hari ibintu byinshi nshaka kugira ngo tuze kurushaho kubimbikaho. Tuzayigaho, turayiga ubu ngubu, ariko tuyicumbike, tuzongera tuzayikomeza ubutaha. Ubwo ni uko uzaba ari igice cya karindwi, cya karindwi, rimwe na bibiri na karindwi na kabiri. Noneho rero ubusobanuro nk'uko batubwira izi ngingo zose, kuko nyine kugira ngo dukomeze gahunda, noneho dore ko twazarangiza ibingibi mu bihe biri imbere vuba bitadutindiye cyane. Ubwo rero icyo tugomba kubona ni uko aya mahame uko tuyabona, hari iri hame ryo gushingira ku busobanuro, ryo gushingira ku busobanuro bw'amazina.
ihame ryo gushingira ku busobanuro bw'amazina y'abantu cyangwa se amazina y'ahantu. ubu ntabwo ari ay'abantu gusa, ahubwo n'ahantu ubwaho, nko kugenda nko buriza kuvuga ngo Arumagedoni, Boso, turabona n'ibindi bita Bosora, turabona impamvu zabyo kuri abo, cyangwa se bavuga kuri bakatubwira ngo Babuloni. Ibi byose turamenya impamvu zabo. Eh, ubwo rero iryo hame ryo gushingira ku busobanuro bw'amazina y'abantu y'ahantu cyangwa se y'abantu cyangwa y'ahantu ni ngombwa kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ubuhanuzi bwerekeza ku gihe cya nyuma. Akenshi tugira gutya tukiga tugasoma twagera nko ku mazina nk'ayo ngayo, bakabona ngo Ufurati, uruzi rwa Ufurati, ati uruzi rwa Ufurati kuko ati wiruba hanahanaha, ati ruzakama, batekereje amaso bavuga ati ruzakama akaba ari byo bari kureba. Ejo bundi hari ibyo nabonaga bamwe babigisha bari kuvuga bati iyo dusomye koko tubona ko uruzi rugomba gukama, ati urwo rukazaba inzira yo kugira ngo izo ngabo z'abashinwa cyangwa icyo bose zizabona uko zizaza zisatira uburayi bw'uburayi. Ni ukuvuga ngo muri izi ntambara turi kubona ubu ngubu, ati wowe uri kugenda bigana, umuntu agagenda agatanga izo nyigisho nk'izo ngizo. ubwo ni ukuvuga ngo hari bamwe koko bahangayikishijwe n'ibyo cyangwa ariko gukora ku bumenyi bukeya, bakavuga ati wa mwigisha wacu koko hari ibindi bintu atuzaniye, ati koko yatubwiye ibi n'ibi, ati kandi koko ni umucyo. N'undi nawe akaba afite ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko ubwo ndagira ngo murusheho kureba ukuntu ibyo bintu biremereye, kubera ko ikibazo cy'ibyo ngibyo bitera urujijo, abantu ntibasobanukirwe n'iki, ntibasobanukirwa aho bari kugana. Cyane cyane ibyo ngibyo bigaragara kuri bande, kuri ba bandi batigeze bashobora gusobanukirwa n'umucyo w'igihe tugezemo, batigeze bashobora gusobanukirwa n'ubutumwa buheruka, ubutumwa bw'abamarayika batatu, kugira ngo batigeze basobanukirwa. nizo mpamvu abantu nyine kubera ko batigeze bisobanukirwa bibagora no kumva ibyahishuwe. bagira abandi bakavuga ati yenda ibigo ko ntabwo tubiyumva. Ariko none abandi bakavuga bati rero nubwo bamwe bakatekereza bati ibi nibwo tutabyumva. Satani nawe hari uburyo abongora avuga ati ibi ngibi nyamara byaba bishatse kuvuga gutya na gutya, nabo bakaba aribyo bagira bate, bakaba aribyo kujya guhumuriza ababizera babo nabo batagiye kwibaza ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo, bakavuga ati kuko umwigisha wacu yaduhaye umucyo. Ndagira ngo ibintu bidufashe kugira bidufashe kumva ko kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ubuhanuzi nabwo mu gihe cya nyuma, gusobanukirwa n'amazina aba ari mu byanditswe, yaba ari amazina y'abantu cyangwa y'ahantu, tuba tugomba kumenya icyo Imana yari ubutumwa Imana yari bwari bwihishe inyuma y'ayo mazina. Aha twakwibuka na rya hame twabonye ko ibyarebaga Isirayeli ya kera ubu bireba itorero rya Kristo muri iki gihe. Iryo torero riri gutangaza ubutumwa buheruka, rigomba kuyobora abantu mu mucyo w'igihe tugezemo, rigomba nanone kuba ku munara rikabwira abantu biri kuba, ubwo ngo nibo bandi bashaka gusobanukirwa n'ubundi n'ubuhanuzi. Hari n'irindi hari nk'uko nanone mu mwanya ku kigo nyitwa ingingo ya 6 nayo yatubwiraga yuko ngo ibintu byabereye ahantu aha n'aha biba bigomba nanone kuzagaragara mu gihe cya nyuma, ariko n'icyo gihe byose bikazajya bireba isi yose, bireba romonde, bireba isi yose. Ni ukuvuga ngo ntabwo biri kureba hantu gusa, ahubwo kuko ibyo bintu tubibonye mu byahishuwe, ni uko bigiye kutubwira ibizaba ku isi yose. Kandi ibyo ngibyo noneho byari byarerekaniwe aho hantu runaka ku isi, umuntu muri cyane cyane ubuyobozi kutura muri byo muri Aziya,
bakatubwira ati ibyo byabereye bizaba ku musozi Harumagedoni, ugasanga ko uwo musozi nawe wari uhari, ugasanga hari ibintu byagiye wita Megidoni byose, ugasanga ibyo bintu byari byaragiye bibaho, ukumva noneho ugahita wumva impamvu zabwo, kubera ko n'iryo zina ry'uwo musozi ubwaryo riba ritanga iki, igitekerezo cyihishe inyuma y'iyo ngibyo. Niba uvuze ngo umusozi w'umugisha, ni ukuvuga ngo aho hantu koko nahazaba ari umugisha. Niba uvuze ngo ni umusozi w'amakuba, ni ukuvuga ngo aho hantu niba nongera ukibona mu byahishuwe, ugahita rero ukongera ukabihuza n'ibyabaye kuri icyo gihe aho hantu, uzahita uvuga ati bya bintu koko dore uko ibintu icyo bari kutubwira biri byerekeje aha ngaha. Ibi kandi nanone duhereye nko dusanga ko hari nk'ibyo Imana iba yaratangaje kandi bizongera bikisubiramo, bikaba byarabaye amateka yabaye kandi azongera akabaho. Duhereye kuri rya hamwe dufite nanone ko ngo rero tubona mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere, ibyabaye n'ibyo byongera bikabaho, nta gishya munsi y'ijuru. Mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wasoma umurongo wa 9 wa 10, ayo magambo mwasoma mukumva ukuntu nyine ibyaba ko nta gishya munsi y'ijuru, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kizaba mu bihe biri imbere muri icyo ariko bwa mbere kizaba kije. Ibi byose tubwirwa bizaba mu mpera z'amateka y'isi. Ibi tubona byose tubona mu byahishuwe, biriya byose tubwirwa byabaye bizaba mu gihe cya nyuma, ibiba mu gihe cya nyuma. Ni uko hari ahandi hantu byabanje kuba, kuko ntabwo bizaba bije aribwo bwa mbere, ni uko hari ahandi hantu byagaragaye tugomba kujya gushaka aho ngaho byahabaye, noneho ayo mateka tukayigiraho, tukayavanamo amakuru yaranze icyo gihe, ayo makuru tukayakurura tukazana no tukayashyira mu gihe cyacu cya nyuma.